Hi guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Guys, wari uzi ko ushobora guteka amandazi nta mata ufite, nta magi, ugatekesha amazi. Ngiye guteka amandazi rero adafite amagi, adafite n'amata, kandi aryoshye kandi meza yisatuye. Mukurikire, iri ronje ndarishira mu mandazi yanjye. Ariko ironje rijya mu mandazi ndakoresha umutobe wayo. Hano rero mpafite ifarini, ibyo ndi bukoresha ngibyo. Iyi ni ifarini, iyi ni isukari, aya ni amazi, baking powder, amavuta, kana agakombe ko gupimisha. Twagiye rero guteka amandazi. Ifarini yacu yadupima udukombe, kamwe, tubiri, dutatu. Ntabwo ndadushira ku munzani ngo ndebe ngo dupime iki, ariko nabyo nzabikora. Maze gushiramo rero ifarini yanjye. Nkurikijeho iki? Isukari. Isukari nakoresheje ni iyi. Ndakoresha iyi rushe imwe. Ndangiza akunyu gakeya, kuko umunyu uragira cyane. Shiramo gakeya, nindangiza amandazi yihuse bya hatari. Baking powder yanjye iba narayifunguye, ariko yaratobotse. Ndakoresha iki kiyiko, maze mbivange neza. Nimara kubivanga neza, ndabanza mbivange neza. Isukari, umunyu, kanombe mu ntoki urabyumva ko byivanga, ko isukari n'iki byivanga. Maze kubivanga rero, ngiye gukurikizaho gushiramo ironje ryanjye. Nabwo ko nshiramo umutobe gusa, nta gishishwa nkoresha nka kimwe cy'indimu. Nkuko nacyo ugishaka wagikoresha, reka ntobore kugira ngo umutobe uze kuvamo neza. Akayunguruzo, urakamura umutobe ugashiramo. Biba byiza ifite ka kantu gafata umuntu gukamura. Byose ndabikamuriramo. Ushatse wakoresha ya maronje amwe ya oranje afite ibara asa n'aka kabasi. Ngewe iri ryo mfite, kandi gahunda ni ugukoresha ibyo mfite nta kwipasa muremure.
ubona ko imbuto zisigaye aha, hanyuma natacamo n'amazi atangira gupona. Ibintu byose naberetse hasigaye iki? Niba mwakurikiye mu bintu byose naberetse hasigaye gushiramo ifu. Barabona bari kumurikira batameze neza, mwihangane, ku isi niko bimeze. Iby'isi ni hasi hejuru, hasi hejuru pe. Umunsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Dore iyo bigufasheho rero kugira ngo bikuveho, urabona gutya mu ntoki ushiraho agafarini cyangwa se utuvuta, ariko dukoresha agafarini. Ni ukuntu bimvaho byihuse. Abibonye agafarini hano. Wahana hasigaye gushiramo amavuta. Amavuta yanjye rero nayo ndayapimisha ruje, ni amavuta y'ubuto asanzwe. Irahagije ruje kuko n'ubundi tugiye kuyateka mu mavuta. Ntabwo ari byiza ko iza kugira amavuta menshi. Pate yanjye rero ngiyi ndayirangije. Ngiye uko imeze kugira ngo murayibona. Ngiye kuyishyiramo iruhuke iminota 10 mbe ndi gucana imbabura. Iminota 10 yarenze guys, iyi minota si ngombwa. Mukubera ko nangiye gucana imbabura, ushatse wacanye n'imbabura wahita pari seconde pari tieris. Aya na amandazi ya pafu pafu tabukereza mu gihe. Wala iyi pate yanjye rero kanongere ngireho gakeya maze bite nkata amandazi yanjye. Ako agapranche mfite hano ebana nako gusengerwa. Nkeneye inkunga y'amasengesho ko nkeneye byinshi. Rezo uyu munsi mwasenze neza, basengeye ku cyumweru mwadusengeye. Mwadusengeye abantu tutabonye uko tujyayo. Murabe mwatuzirikanye, reka nyigamemo kabiri mbanze nkora. Kandi iyo ndi gukora pate ntabwo nkora pate ikomeye, ndayorosha. Amandazi ni yayandi buri wese yakwikorera. Ndayorosha kugira ngo irindazi ryanjye ritaza kuza rikomeye imbere. Tatsi narikiraho bitewe na planche mfite
kugendana bana komsa uragereranya koresha ibipimo byo mu maso yawe niba ubifite akata burya bisanzwe ngese njya ngura amandazi pe ako sinjya narya cyane da yarambyibuhisha akabya mfite mu nda hangana nk'ahantu hose wabaye mama kidumbari narayagabanyije yariye cyane urabyibuha cyane ibintu bijyanye no bikomoka ku ngano bana wapi kabisa gusa mfite abana bayakunda nuko nyakata nkahita nzana na kandi tunakase farini kugira ngo bidafata kuri branche kongera ugacishaho ugakata guys murabona amandazi avuyemo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hano ibi bintu atanga umuti utakora business ukicuruza turindazi reka tuzane imbabura duteka amandazi yacu ngeze hirya nagure zane imbabura kazi ne mbaza amandazi nibuka yandirimbo ngo ikigabo cy'igisambo cyabariraga inyama ku mugozi ikigore cy'igisambo cyabariraga amandazi akiri mabisi nashizeho amavuta kumbabura kwipana yagashuhe gatangiye kuza ntago ntegereza ko amavuta asha cyane amavuta yahiye cyane amandazi ntago ashamo imbere indani mo indani ni mo hagati ntegereje ko tangiye gushuha unshatse natangira gushiramo mandazi yanjye amavuta atara haryo bakita kugira gute kagafarini rero gatuma amavuta asa nabi agakaba yamama ndi kugahura mukanya mu gikoni amandazi atangiye kubyimba zamuka hejuru antina nyingine kazi kwiga Kiswahili hivi niko napika mandazi yangu mandazi matamu ikandekeraho ayaze kubona uko abyimba da atabyigana muhana umwanya basha muhana umwanya musharingi pano musharingi comme ça va nkoresheje akanusu ka litiro uvuga ni nusu ya litiro y'amavuta ya litiro y'amavuta ni igice cya litiro wala nuko ya mavuta atangiye muri kubibona ndabona muri kubibona byatari yashibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima ese ni muhumure cya Satani yarakibirinduye akicara hejuru
Yaza murabona amandazi atoroshe koko, nta mata nta magi. Itekera amandazi kandi ititire nkaba nayibonye, nta mata nta magi, teka amandazi aryose kandi yisatuye. Mwabonye ko yatangiye kuzamuka, yatangiye kwibonekeza, yatangiye kwishira ku mungara, ugatangiye kubyimba. Reka urabona ko atagifashe hasi, uhindura kugira ngo ataza gushirira uruhande rumwe. Amavuta ntazantwikara ahantu mba namanitse imbabura nk'uko abyara, nkazantwika mu gatuza. Ona mandazi, ona mandazi, aya ntabwo ari amabenya. Amandazi mu Giswahili ni iki? Ni amandazi n'ubundi. Ona sasa, wayibonye ko yazamutse? Aje kwiyabonesha, nanjye nahageze. Uko nayashizemo niko angana, urabona atabyimbye. Nayo mfite agakarayi ndakoza nkashira ahantu ngiye mu nzu, ntegereje ngo kumuke nsanga barakanye. Akarayi nari gutekera aya ngaya icyarimwe, baranyanuriye semo. None dore aka kantu ndi gutekeramo, ngiye guteka inshuro 3 bana bana. Amandazi arisatura, araseka, atacheka, araryoshye. Guys, ngiye nkoresha agasukari gake karumvikana, kuko irindazi ni isukari ariko ntabwo ari ya sukari itera umuntu inenesi. Akanenesi kayirya ukumva dukuriye mu menyo, nyuma mvangamo n'akunyu kugira ngo bitama byaryoherera biryoherera. Urisatura wowe nakubonye, ugomba kwisatura kuko ari ngewe wagutetse. Byanga umbona seri kanseri byari kabyanga we, kandi ntabwo byagira tekinike yo kwisatura kw'amandazi. Ndayizi, mimi najua. Voila, ibi bibenye ngo ni ibidufu cyangwa ngo ibibyimba. Kanjye ku ruhande tagira ikintarukira. Munayabona tangiye gusa, atangiye gusa. Tangiye gusa. Amandazi atekwa ku muriro muke. Ibonye wibese ku makara cyangwa kubateka kuri gaze uragabanya, wabuteka kukababura nkange hano ukagabanya umuriro, biremewe. Bayibonye unasa neza. Ubu sinayaza iruhande kubera ko nibeshe mu guhita banashirira. Bayibonye ko hano yisatuye, dore urabona twisatuye piramide, dore ndahindura rimwe mpita narura.
guys, rero niba mukunze iyi video share comment musharinga abantu nyine abari ngiye muhashira mu mpera y'ikawugunge musharinga abandi bantu bashuti banyu n'abatuye hanze ariko twazarya ku $2 usko ntarakora ku $1 bisa gute iryo nzi ryo muri Kongo kuko igoma njya ntajya igoma njya ngerayo amandazi yanjye yahiye nihangane ngiye kwarura muri aka kaboro yihanganire ibyo nkoresha n'ibyo mfite najya kwiba bakoresha ibyo mfise kugeza igihe Imana izandera icyoroshe kavuga iti mwana wanjye ndakwibutse ku nshuro ya 10 kuko n'aka gafarini kukabona mukiba yanyibutse kuko sinavuga ko itigeze nyibuka wala yabirika gute nk'uko byanga nibasiwe dore ngaya unayaona guys namuciremo andi maze mbanze mbereke n'imbere ko yaryahiye nkuko ubibona gutya amavuta yashushe byahatari aha rero amandazi ashobora kuresa kudasha niyo mpamvu ngiye guterura ipanu habashize ku ruhande amandazi akabanza agasha gake gake kandi nteretse ku ruhande ataza kubabuka muri ya mavuta atakaye imbere muri yambaye urabona ko ari kubyimbira hasi amavuta arashushe ntabwo nahita nyasubiza ku muriro naba ari guhira aha hasi harimo reka mbereke arashushe nk'uko abitara ndisature ubone ko ryahiye urabibona mwakoze kubana nanjye Imana ibahe umugisha ciao ciao